ibintu nanga mu bintu nanga ibintu nanga byameze mu buzima busanzwe ikintu nanga shitani. Murakoze, nitwa Patrick, abanzi ku izina akarabyo k'Imana. Hanyuma kubera iki wiyise akarabyo k'Imana? Akarabyo k'Imana no kuvuga ngo abantu murimo murabasha kundeba, no kuvuga ngo navukanye ubumuga bw'uruhu. Nashatse kubwira abantu ko twese uko tugiye dutandukanye, iyo duhuriye hamwe, ari uw'inzobe, ari uw'igikara, ari umuzungu, ari umwirabura, twese dushushanya ururabyo rw'Imana. Ntabwo nakubaje niba ufite umukunzi ntawe, ahubwo abakobwa barimo barandeba bisuganye bajye ku murongo, kandi umukobwa nkunda n'umukobwa uteye utya mu byumbe. Ni umukobwa wiyubaha, umukobwa ukunda Imana, umukobwa ukunda abantu bose. Ariko mbese nuko, ariko reka turekera abantu. Naringiye no kumukubaza umugani. Hanyuma uramutse ushatse umugore, ubundi ntabwo dukunze kubyumva, dukunze kumva ko ari abagabo bakubita abagore. Ariko wenda nubwo ntabwo nayo ni imigirire tudashima, ariko inversement ushatse umugore ukumva ahubwo niba ushatse kujya kwadukira gukorera ihohoterwa, wumva ibyo bintu wabyakira gute? Nahunga, njye vuga ngo nakwahukana. Ariko nta mugabo wakwahukana, namuhunga, nareba ahantu mba ngiye. Kuri wewe umugore mwiza numeze ute? N'ufite umutima mwiza. Usa neza, afite uburanga bwiza, kuri wewe wasobanuye iki? Asa neza, afite n'umutima mwiza, byaba ari byiza kurushaho. Ariko ngewe umutima wanjye numva ko umuntu mwiza ari umuntu ufite umutima mwiza. Ntabwo ngiye njya ndeba kuba ngo ni umuntu ngo w'uburanga ngo oya, biriya burya nta n'ahantu bihuriye. Hanyuma tugana ku musozo, ni uhe mugisha ku buryo uvuga ati nkurikije ndebye nsesenguye nkareba n'abandi bantu, iki kintu ni umugisha wanjye wihariye Imana yampaye? Umugisha mfite ngewe rero, mfite umugisha, ikintu navuga nihariye kuri ngewe, ngira kwihangana. Ikindi ndi umuntu ugira urukundo, cyane, ahubwo najyaga nkunda kwibaza nkavuga ni muri iki gihugu nako ku isi hari umuntu, abantu bafite urukundo nk'urwanjye ni bake, ndubona n'abakeya. Ubwo wumva rero urukundo no kwihangana ari impano Imana yakwihereye? Cyane. Mu rugo ni wewe wavukanye ubwo bumuga cyangwa hari n'abandi? Oya, mfite mukuru wanjye nawe ufite ubumuga bw'uruhu. Ababyeyi bo bakibabyara wenda sinzi, ntabwo nakubaza ngo bakibabyara babyakiriye bate, ariko se nyuma wenda mumaze gukura mwumvaga bivuga ko babakiriye bate nyuma yo kubyara umwana umwe wa kabiri, muri sosiyete nayo wenda itamenyereye abo bantu, n'ababyeyi birumvikana rimwe na rimwe hari abatabasha guhita babyakira, bagaha abana babo akato ntibabiteho. Mwebwe amakuru mwakuriye bababwiye ko ababyeyi babakiriye bate? Amakuru twakiriye, ntago navuga ngo papa wanjye ntago yanyakiriye neza, cyangwa se ntago yatwakiriye neza. Mama we yaratwishimiye, aradukunda nk'umubyeyi, ariko papa we byaramugoye. Rimwe na rimwe ahantu hakabwira papa akamubwira ati ibintu wabyaye bitera umwaku, bitera imyaku mibi ikomeye cyane. Umuntu wabibyaye ibyo yari afite byose, nimba ari ubucuruzi burahomba, nimba ari amazu abura abayajyamo ngo bayakodeshe, nimba ari iki, baramubwira bati icyaba cyiza nuko wabajugunya. Papa wanjye yaje kujya kubiganiriza abantu yakoranaga nabo, arababwira ati nabyabana si abazungu si abirabura, ngiye kubajugunya. Abantu baramubwira bati rero bari abazungu b'Abadage, baramubwira bati reka kubajugunya, bazane tuguha amafaranga, tugurisha 2.2 n'igice n'imodoka 2. Ubwo nukuvuga ngo urumva ko ntabwo yari yabyakiriye papa. Gusa igihe cyaje kugera, Imana iraturinda, ibyo n'ubuhamya burebure. Ariko urumva ko ntago ababyeyi bose ntago mu babyeyi batubyaye ntago papa ntago yabyakiriye neza mu by'ukuri. Kubagurisha nta byaze ni igikorwa na muntu yavuga kibi, ariko byaje wenda kurangira gute? Ntabwo izo 2 miliyoni yazemeye, mwakomeje kuba abana be, hari undi muntu wenda yaciye kurandara mukumvikana aravuga ati ibyo bintu sibyo, byagenze gute? Miliyoni yarazifashe n'imodoka 2 arazifata, nako 2.2 miliyoni n'igice, nibeshye ngo 2 miliyoni, ni 2 miliyoni n'igice. Yafashe 2 miliyoni n'igice, afata n'imodoka 2. Noneho igihe kiragera, mu gihe cyo kugira ngo ajye kubizana, abwira mama, amubwira ati rero nabyabana bano bana twabyaye ngiye kubagurisha, nabonye abantu babagura. Mama amubwira ati wapi, ntago ibi nabyemera, ntago nagurisha abantu nabyaye. Igihe kiragera rero, mama akomeje kubyanga, papa nubwo yaje mu gihe babisiganagaho, papa aza gufatwa n'uburwayi,
bwo mu nda buza no kumuviramo urupfu apfa icyo gikorwa atarakigeraho ataranafata ayo mafaranga n'izo modoka. Afite ubumuga bagihura n'izo mbogamizi bo babwira iki? Bahura n'inzitizi zo mu buzima bwa buri munsi. Icyo nababwira nuko bakwitinyuka kandi ntibumve amagambo abantu bababwira, kuko buriya hari umuntu ureba umuntu afite ubumuga akamurebera mu rugingo yacitse se, cyangwa se nk'uko mfite ubumuga bw'uruhu akagira ngo uko ngaragara ku ruhu akagira ngo ni nako ubwenge mfite bungana. Ntabwo ariko bungana. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ufite ubumuga, icyo namubwira, komeza ujya imbere, keep up, keep going, Imana izakugirira neza. Kuko twese tubeshejweho no gusenga, tubeshejweho no gusenga. Nk'ubu ngiye ikintu gituma mpora nazamuka, wenda abantu mbabwire ku ibanga ritoya, ibanga nkoresha no gusenga. Kuko ngewe numva ko aho ngeze hose ari Imana ihangeze. Icyo nababwira nuko bakomeza inzozi zabo bakatera intambwe, bakumva ko ibyo bifuza kugeraho mu buzima bakwiye kugeraho, ariko mbere na mbere bashyize Imana imbere, kuko badashyize Imana imbere ibyo bageraho byose ntago babyenjoyinga nk'uko bikwiye. Intumbero yanjye yo mu myaka 5 iri imbere ni kuzaba ndi umuhanzi w'icyamamare ukomeye cyane, umuhanzi ufasha abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, ufasha abafite ubumuga, ufasha buri muntu wese ufite ikibazo, kuko mbona nakemura nkabona biremeye. Ko ndakeka ko ndumva nzaba ndi umukire, ngendera mu modoka nziza itari za modoka y'igicaho kumvira jegeramo amabati yazanye ibintu z'umugese. Oya, ni modoka nziza ku buryo igera ahantu nko kuri dodani yakwitiba ntiwumve ibintu by'amabati bibombogotana. Nuvuga ngo rero gahunda mfite niyo kuzaba ndi umukire, ndi umuntu ufite ibikorwa by'abantu b'abagabo. Nk'umuntu uri mu ruhando rwa muzika, hari umuhanzi wenda wo mu Rwanda ujya ubona ukavuga ati uyu bibaye byiza twakorana collabo? Umuhanzi wo mu Rwanda tuvuge nk'ibyamamare nka ba The Ben, ba Meddy, ba King James, ba Riderman. Ubwo nagiye muri sekira no guririmba gospel, ariko muri gospel nabyo ntibibujijwe ko navuga ba Israel Mbonye, ba Pastor Bizimana n'abandi bahanzi benshi batandukanye. Ntago ayo makorabo yo jya wifuza? Ngero buriya kubera ngewe mfite imyumvire yanjye mu buhanzi kandi mfite n'ukuntu nkora, nta n'ikintu nshaka kubavugaho bari abahanzi. Oya, reka bo tubihorere bikomereze diri zabo, nanjye nkomeze gahunda zanjye. Gusa icyo nshaka no gupromotinga my music, kubera ko hari impamvu ituma nkora umuziki nk'uko nkukora. Burya buri muntu impamvu yinjira muri muzika, hari ukuntu abaje gushyira ibuye ahantu abona ritari, sibyo? Ntawe ntunze urutoki, bose bararirimba, ndabemera nk'abahanzi. Gusa icyo ngiye nshaka gukora ni ibyanjye personally, ntago mvuga ngo amakorabozi y'abahanzi ari nibyo mfokasingaho. Ubwanjye numva ko ndi umuntu Imana hagurukije kandi uzakurikiranwa n'abantu benshi. Nirihe somo wakuye mu mateka mabi ufite kugeza ubu kuryo uvuga ati iri ni isomo ribi nakuyemo, ariko ntirigomba kuncinejya, ahubwo ndabishingiraho kugira ngo nzakomeze nkore ubuzima bwanjye bw'ubuzima bukomeye kurenza uko abantu bibwiraga? Isomo nakuyemo n'abantu babyumve cyane, nuko nabonye ko abantu benshi batagira urukundo. Isomo nakuyemo ni ryo kugira urukundo. Ngewe ndashaka kugira umwihariko wo gukora ibintu bidasanzwe, ibyo abandi bantu ntababonana ndashaka kubikora. Ndashaka gukora ibikorwa bitandukanye kandi byuje urukundo, nkajya mfasha abababaye nk'uko nabivuze haruguru, nkajya mbese nkereka abantu urukundo. Hari abantu tuba dufite muri societe bakuriye mu guhezwa, cyane cyane abafite ubumuga. Umuntu agakura yumva atari umuntu nk'abandi, kubera iki umugezeho wese aramureba nabi, nta muntu umuha agaciro nk'umuntu. Mu by'ukuri ndashaka ngiye kugaragaza itandukaniro, nkagira urukundo. Hari utubazo tw'amatsiko umuntu ashobora kukureba akavuga ati arya wize kugeza ku mashuri angahe? Amashuri nize rero ni amashuri ampesha umugati. Ni amashuri ampesha icyo kurya, ndabasha kugenda nkakora bese ni amashuri ampesha umugati muri make. Wize ibiki? Nize ibintu bya ICT. Yego. Wabyigiye he ubwo? Nigiye sinaba namamaje aho hantu. Oya, nta kibazo. Erega abantu baba barimo baratureba bari benshi. Nuko ngo nigiye hano hirya Kicukiro ni boy. Hanyuma mu tubazo tw'amatsiko ubundi ni wanga iki? Ibintu nanga. Mu bintu nanga. Ibintu nanga byameze mu buzima busanzwe, ikintu nanga shitani.
ubwo urumvikana ugakunda Imana. Hanyuma ukunda gusoma Bibiliya? Cyane cyane nkunda gusoma Bibiliya, ndanabwiriza, nkunda no kubwiriza ubutumwa. Uri usanze ahantu mbwiriza wavuga uti iyo ni patiri kuri murabwiriza ubutumwa, ndabwiriza abantu bakihana bakava mu byaha. Umurongo ujya ukunda kugufasha cyane muri Bibiliya n'uwuhe? Mu itangiriro ibice 37 umurongo wa mbere ni inkuru za Yosefu. Ujya ukunda gusoma ibindi bitabo bitari Bibiliya? Ndabisoma cyane. Hari igitabo wibuka wasomye wenda ukatubwira gake nk'utuntu wenda wigeze gusomamo? Kubera nsoma ibitabo byinshi ubu ntabwo nahita nibuka, ariko ndabisoma. Hanyuma utekereza iki kuba Imana yakuremye itakugishije inama? Imana wenda yiza kukugisha inama hagati yo kuba umuhungu no kuba umukobwa, wumva ari guhitamo iki? Nta kintu nari kwigiraho inama kuko Imana ibintu byose ikora iba yabitekerejeho. Wemera ko uzajya mu ijuru? Cyane, ni ukuri nzaryicaramo. Imana inyicaje aha ngaha izanyicaza no mu ijuru. Nihe migirire ubona abantu bo rimwe na rimwe bakora ukavuga ati imigirire nubwo atari icyaha ariko ni imigirire mibi? Ibintu bakora nubwo atari icyaha ariko nkabona ikintu bakora kitari icyaha ntacyo. Uze ikintu kitari icyaha ntabwo cyaba ari icyaha, n'ubundi ubwo byose byaba ari byiza, nta kibazo. Ibuka tujye gatoya ukiri umwana mutoya, ni akahe kageso mama yakundaga kugukubitira ati reka kakana, ariko nawe ukagakora rimwe na rimwe nyine ari ukukubata gusa atari ukuvuga ngo ni ubushake? Akageso nuko nangaga amafuti mu rugo, abana iyo bakoraga amafuti nababwiraga nabi, ako niko kageso nari mfite, nangaga amafuti. Hanyuma dusoza tubazo twacu twamatsiko, ubaye uri umuyobozi mu nzego zo hejuru zifata ibyemezo, wumva ari uwuhe mwanya wakwifuza kuba urimo ubu, cyangwa ihe minisiteri waba uyoboye? Hanyuma wumva wahindura iki ukurikije ibiriho ubu? Ibiriho ubu byose nge ndabishima, kandi ikindi ntago numva ubuyobozi, oya ibyo ntago ari ibyanjye. Nzaba umuhanzi mbi cyamamare ndirimbe, aha reka tuhihorere. Turagushimiye cyane kuba wari witabiriye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Igihe uzadukenera tuzaba duhari, natwe igihe tuzagukenera twizere ko na n'ubu uzaza tukaganira. Nawe ndagushimiye n'ukuri. Urakoze cyane. Asante. Hanyuma waturimbira akarimbo gatoya cyane gafunga ikiganiro cyacu, akarimbo ushaka? Ubu mugufite ni ko numva ijwi ryagize, reka ndirimba k'icyongereza. Akicyongereza karavuga ngo Amen hallelujah, Jesus took my pain away, he turned up the light. When I was in the dark place, I'm not the same again, he just took my shame away. Urakoze cyane. Asante. Twifurije amahirwe kandi twizere ko inzozi zawe ufite Imana izagushyigikira ukazigeraho zose. Murakoze cyane. Bye. Bye rero. Asante. Yes, turi kumwe na Patrick, cyangwa se abantu benshi bitewe n'ukuntu bamaze kwamamara mugenda mumwita Pati, mumvishe yadusangije ubuzima bwe rimwe na rimwe, ariko yanyuze mu bikomeye byinshi, ariko umwanzuro wa byose akavuga ati kugera kuri siko gupfa, weho icyo ugomba gukora ni ugukomeza gukurikira inzozi zawe, bizaguca intege byo ntizabura, rimwe na rimwe bizaza ari na byinshi, ariko burya Imana ikureberera. Barokore yakunda kuvuga ngo Imana irinda Abisiraheli ihora iri maso ntigisinzira. Nawe rero niyo ujya unyura mu bibazo bitandukanye ujye wivuga ati ariko uko byagenda kose Imana iriho. My name is Didas. Twizere ko aho mwari mudukurikiye mumeze neza cyane. Uturakanda subscribe kugira ngo uzajye ubona izindi video zitandukanye tasangane. Wifuza nawe kudusangiza ubuhamya bwawe, urabizi ujya aho hepfo gatoya, cyangwa se ukatwandikira kuri nimero yacu ariyo 0787404056, aho tubasha kubonana tukabasha kuganira ibyubaka. My name is Didas, keep watching. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.